etaje wubatse i Kigali irihe? ariko umuntu yanabipanga wenda akareba niba bitarashobotse mwuga umwaka muri wenda muri kuraga ugiye kuza agahita binoza. Mana yanjye ayiwe. Ni umuhungu ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse akaba n'umukinnyi wa komedi ukomeye cyane. Abamukurikirana byagorana cyane kuba bahora barakaye kubera uburyo asetsa cyangwa se impano yifitiye, bituma benshi bamwiyumvamo bakumva bahora banamukurikirana. Ese uyu muhungu ni muntu ki mu by'ukuri? Niki cyatumye yigarurira imitima y'abantu benshi bagiye batandukanye ku buryo usanga yaba abana, abagabo, abagore ndetse n'abasaza benshi bose usanga barimo barivugira Nsabi. Waba ujya wibaza byinshi kuri we ariko nanone ukabura aho bikura. Waba ujya wibaza amateka y'ibanga utigeze umenya. Ese waba ufite impano yo gukina komedi ukaba wibaza ukuntu yazazamuka ikaze rero muri iki kiganiro maze ubashe kuba wamusobanukirwa. Tugiye kukubwira byinshi wibaza ndetse na byinshi utari wasobanukirwa. Niyo ngiye bateguriye kino kiganiro ndetse ngiye kukibagezaho. Ushatse wahitana Resisi. Ni umusore uwo yambariye ingofero, ikoti, karuvati ndetse n'ipantaro, utibagiwe n'inkweto za bodaboda. Imvuga ye itamenyerewe cyane ni kimwe mu bintu bigenda bimwongerera urukundo ndetse umunsi ku munsi abantu benshi bakagenda bamukunda. Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric, we yiyita Dr Nsabi. Yavutse mu mwaka w'1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu batatu ndetse n'umukobwa umwe, akaba ari nawe mukuru wabo. Ikindi kandi awumenyaho ni uko kugeza ubu Nsabimana Eric aracyafite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangije amashuri yisumbuye, akaba yarayarangirije mu kigo cya GS Muhoza i Musanze, akaba yarize MCB. Mu kiganiro cyihariye Dr Nsabi yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi cyagarutse ku buzima bwe, yavuze ko se akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina we yateraga amarangi mu gihe cyashize. Ikindi kandi Nsabi yavuze ko nubwo ako kazi kari kabatunze ariko rimwe na rimwe bakaburaga. Bavuga ko nubwo byagendaga gutyo ariko nanone bagerageza kumenyana n'abantu benshi maze ku kazi kakaboneka. Dr Nsabi akavuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime z'urwenya muri 2016, aho yakoranaga n'abandi maze baza kwegukana igikombe kubera ko bari babikoze neza ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Ati icyo gihe natwaye igikombe hari amarushanwa yo gukina ikinamico ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga. Yagize ati icyo gihe nakinye neza maze dutwara igikombe tuba aba mbere, ndakekaho ari naho natangiriye gukina komedi cyangwa se filime. Nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho, nabaga mu matsinda ya club akora ibintu by'imyidagaduro. Ahantu hose wajyaga ku kigo nigagaho wasangaga igihe cyose nzwi ahantu hose yagiye hatandukanye mu gukina filime z'urwenya ndetse no kuvuga amakuru. Ku bijyanye n'izina nahisemo gukoresha mu mwuga ninjiyemo, Dr Nsabi yavuze ko bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yigeze kunyuramo. Ataha izina ryanjye ryavuye, ikintu cya mbere nkunda inkomoko yanjye. Sinkunda kwihaka n'uwundi we bitewe n'aho ndi cyangwa se nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina yanjye nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye, ari naho havuye Nsabi. Irya dogiteri ryo ryavuye ku kuntu bitewe n'ukuntu nize MCB kandi umuntu yize neza aba muganga. None njye narize ariko byarananiye, ndavuga ni noneho reka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse ntago ngomba kwirenga imvune navunitse. Nibwo nese mfata izina dogiteri maze mpita ngiyita gutyo. Icyo gihe rero nkimara kubihurizaho gutyo byahise bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho kora umuti. Ndavuga ni se hazajya hakugwa imiti nta muntu wo kuyivuguta uhari. Ndavuga ni ngomba gushyiraho ka dogiteri kugira ngo imiti bakoze abe ari njye uyivuguta kandi ikindi nanayivurisha. Dr Nsabi yavuze ko nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dr Nsabi avuga ko byibuze yishimira izina rye rimaze kugera kure. Ati izina rya Dr Nsabi rimaze gukura kuko icyo ngenderaho mvuga rimaze gukura kuko rizwi n'abantu benshi cyane, ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu cy'u Rwanda kandi akomeye cyane muri sinema.
Ku kijyanye n'ikintu cyamugoye mu bintu byo kwinjira muri sinema yagize ati icya mbere cyangoye ni ukwisubiza ibibazo cyangwa se nzihangana ngize ryari, ariko kubera Imana ndetse no gusenga byaje gucamo. Ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu ndetse akurikije ibyo agenda abona ko nta kintu kimuhungabanyije kimubayeho, abona ariho hazava ibimutunga ndetse we n'abazamukomokaho. Ati ngumye mu murongo ndimo nta kintu kimuhungabanyije, ni ibintu bishoboka cyane kuzangirira umumaro ku buryo bishobora no kuntunga ndetse n'abandi. Imyambarire ye iri mu kintu yatekerejeho neza gishobora kuba kimuranga cyangwa se cyajya kimufasha kuzamura izina mu buryo bworoshye kandi vuba. Ati niba ari urwenya ninjiyemo ugomba kundeba ugahita utangazwa n'uko meze cyangwa se ndi kugenda. Ibyo rero bikaba byatuma unyitaho ndetse maze ukanantekerezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ndavuga ikintu cyatuma umuntu andeba bwa mbere maze agatungurwa cyane ni uko nakwambara ibintu bitandukanye. Mpitamo gukoresha ingofero, nkoresha karuvati, amarinete, ikoti n'ipantaro ndetse n'inkweto za bodaboda. Nsabi kandi avuga ko afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se akaba umushushanyi, gusa nanone ateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo nshya azasohora. Ati ubundi uretse iby'ubwana ni ibintu byinshi umuntu yumvaga azaba, ariko ngewe ikintu cyanzaga imbere ni ugukina filimi ndetse no kuba nazikora. Ikindi cya kabiri kandi cy'impano ni ukuririmba ndetse no gushushanya. Ni ibyo bintu bitatu niyumvagamo ko ntashobora kwerekezamo. Nsabi yakomeje agira ati nta ndirimbo nari nakora, ariko mu by'ukuri mu gihe nzakomeza hari igihe muzajya kubona maze mukabona batayemo umuzigo. Dr Nsabi ikintu cyamubabaje ni uburyo yakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimira amaze kuribona nabyo bikarangira bimubangamiye. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi. Ngo yari arakumbuye mushiki we maze agenda atanabasabye uruhushya. Dr Nsabi avuga ko nta mukunzi afite, ikindi kandi akavuga ko ubwa mbere ababyeyi babona ibyo akora babonaga nta musaruro uzavamo cyangwa se ntawe bizamugeza, maze bakamusaba ko yakwigira mu gipolisi ndetse n'igisirikare. Reka tuzahura ubutaha. None dusoreje ikiganiro cyacu, ngiye bakibategurira ndetse nkaba nkibagejejeho. Ushatse wanyita na Narcisse.